dutangiranye n'umwana w'umukobwa arimo kutubwira ati ubuzima ntabwo ari nk'igitanda cy'indabo za roza, nko kuvuga ko ubuzima butoroshye nyine. Apana kuri twebwe twavukanye ikiyiko cya silver cyangwa se ikiyiko cy'umuringa. Ndetse kandi yego ibyo wumvise mbivuze neza, ndavuze ngo twebwe. Ni amagambo y'umukobwa aruhutse umutima avuga ati ngewe navutse cyangwa se nshobore kuba naravutse neza, ariko nyine ibyo ngibyo narabihombye. Ndetse kandi iyo ikaba ari impano yanjye y'umurage cyangwa se impano nyine narazwe, ikiyiko cyanjye cy'umuringa. Ni amagambo y'umukobwa dutangiranye. Aka kanya ibi ngibi mbikora buri gitondo nishimye cyane kandi mfite icyizere mbere yuko njya ku ishuri. Ni umukobwa dutangiranye urimo kugenda arimo gucuruza, ndimo kugira ngo mfashe Makamba cyangwa se umuntu witwa Makamba. Ndetse kandi ntugire ikibazo, Makamba ibi ngibi cyangwa se iyi shapitire ifunze ntabwo ayizi ko ibi ngibi mbikora. Ndetse kandi ndakwinginze Makamba ntubimubwire. Umukobwa yageze ahangaha ahita agwa hano hasi avuga ati ups, kumbe izo ngizo zari inzozi, izo zari inzozi narotaga. Cyangwa se uyu mukobwa kuvuga ngo zari inzozi akaba ameze nkaho wagira ngo koko yavukanye igikombe cy'umuringa cyangwa se yavutse nyine ubuzima bumeze neza, kumbe aho yari yicaye hariya akaba ari ibintu yari arimo kwimagina ngo ko yewe ngo ashobore kuba yaravutse neza. Ni agasizoni dutangiranye ko ku ishuri. Nonaha waba ubonye aka gace ka mbere dutangiye uku nguku, ukamenya ko uri buhite ureba aka kabiri, aka gatatu, ka kane kugeza aka gasizoni kose karangiye. Ndetse uko akaba ariko tugatangiye sasa. Rero nako ku ishuri uko nguko niko tugatangiye. Ureba hano hasi ukanda ku ibuto ya like, ndetse ukanda no kuri subscribe kuri YouTube channel Imirasire TV series, kugira ngo buri uko kizeho uzajya ukabona bitakugoye. Sasa tuvuye kuri uriya mwana w'umukobwa, hano ku rundi ruhande hari ahantu urugo rwiza, umwana w'umukobwa aryamye leveye, nuko nguko yasonye cyangwa se alamu nyine kumushyiramo kugira ngo telefone ikubyutse. Ari ahangaha umubyeyi nuko yaje avuga ati Juliet wa mukobwa we, Juliet aka kanya alamu yawe irimo gusona. Araza afata iyi telefone ahita yirambika iruhande rw'umwana. Umwana arayumva ahita akanguka areba ati aha, arayikupa arongera araryama. Akamoni byuka agakobwa we, byuka uri buze gukererwa kujya ku ishuri. Ntabwo nshaka kujya ku ishuri ukererewe, byuka vuba vuba. Ni umubyeyi oyonga, haguruka vuba vuba ujye kwitegura vuba vuba. Genda maze igihe kinini cyane ngutegereje. Ariko arahaguruka umwana, umubyeyi amwenyura agenda. Ugiye hese werekeje hehe? Wagakobwa werekeje hehe? Ati ngiye ku bwiherero nyine, bathroom. Ati genda ukoresha ubwiherero bwawe, genda vuba. Uyu nguyu ari imyoza, bigaragara ko ubwe nyine bushobore kuba bufite ikibazo ukuntu. Uyu nguyu araza ndetse afata icyo gipupe ukijyanye hese. Uyavuga ati nshaka kujyana na Emma, ariko ayavuga ati ko berikise Emma ameze neza ahangaha, ari bigaragara ko ari umwana w'umutesi. Avuga ati mami, ati ndabizi. Ati no we tuza, nugenda ukajyana n'icyo gipupe cyawe hariya uri buze kuryamana none bityo ndakwingize, ufite iminota 10 yonyine. Ndetse kandi ndi buze kugucekinga ndebe iminota 10, genda ukora ibyo ukora vuba vuba tugende. Ibyo ni byiza cyane. N'umubyeyi genda witegura ujya ku ishuri. Shawa agakobwa we ndabona natanazi. Umubyeyi yicara ahangaha twigeze kumubona muko kitwa umuti w'umutima, aho ashaka kuruhuka. Shareka nze ngutegereza ahangaha. Ni umubyeyi. Kumbe uyu mwana w'umukobwa dutangiranye sasa arimo kutubwira inkuru. Ari ahangaha arimo kubitekerezaho ngo mbere yuko ajya ku ishuri abanza kujya hariya gucuruza kugira ngo arebe. Atangira kuririmba avuga ati Nyagasani Mana ndagushimiye, ndetse ndagushimiye ibintu ibyo ari byo byose. Ndetse ni gute cyangwa se iyaba ntagufite ni gute iyi si nshobora kuyifesinga. Ndetse kandi ibyizere byose mfite nkaba mbinyuramo neza cyane, kandi ndabizi ko igihe kimwe nzabikora nkakora ibintu bya danje. Ndetse ndakomeza kukwizera cyane, ukomeze unanyiyereke. Ndetse aka kanya ndashyushye cyane nk'ukuzimu cyangwa se umuriro wo mu kuzimu. Ndetse kandi ibintu byinshi cyane bindimo, ariko ngewe nyizerera cyangwa se nyizere, kubera ko nanjye ndagushima cyane, ndakwizera nawe nyizera Mana. Amasengesho ngusenga arakwiriye Mana, ndagushimiye cyane. N'umwana ubu urimo ahangaha ku ishuri bigaragara ko ubuzima abayeho butameze neza. Uyu mubyeyi we yakomeje gutegereza umukobwa we kugira ngo ave mu rwiherero.
umwana nuko nguko yaje avuye kwitegura yiyereka mama we. Sasa rero wambonye, umubyeyi yaseka amureba, uyu se ninde, uyu ninde urimo kunyiyereka? Umukobwa nawe ahita atangira nawe kuririmba uturirimbo. Abanzi banjye barategereje kugira ngo babone ndimo kugwa, ariko njye sindabasaba imbabazi. Njyewe aka kanya rwose ndi umuntu wa danje, nzabatenguha cyane cyane rwose, byanga byakunda nta kintu bashobora kubikora kugira ngo banshyire hasi. Mubabare rwose, ni mubabare banzi banjye, ariko muntege amatwi. Iyaba nari mwebwe ahubwo mwanakwiyunga ku ikipe kugira ngo nyine munyiyungeho twese tuzabe abatsinzi. Ni akarimbo arimo kuririmba muri rapu nyine kugira ngo abantu bazashaka kuturwanya bazatsindwe, ndetse kandi ntabwo ugomba gukina na Juliet. Yavuga ati ndabibona rwose, harya waravuze ngo nicyo ushaka kuzaba hazaza wa mwana we? Yavuga ati nge nzaba umuganga w'umudogiteri nyine, ubuvuzi bw'abantu. Umubyeyi yareba avuga ati medical doctor, none se keretse gusa niba ushaka kuzajya uririmbira abarwayi bawe, kuko nge nta mubano mbonana n'umuziki ndetse n'ubuganga, ntabwo bijya bihura. Yavuga ati ariko ntabwo ari bibi cyane, niko navuga. Barwayi mbaririmbire se, kamoni muhaguruke nonaha mbajyane njye kubavura neza cyane. Ni umwana w'umukobwa ndakwinginze wa gakobwa we, ati akandi kamwe gusa noneho mama rero. Ushaka kundirimbira aka kanya? Ati yego rwose. Cyangwa urashaka kugira ikiririmba gishyashya? Mbese mukobwa ibyo ari kuririmba ntabwo bifatika. Umwana atangira kwitegura kugira ngo ajye ku ishuri. Nuko nguko tugatangiye. Phone yawe se kuyisize? Umwana aza gufata telefone, umubyeyi ndagukunda, nanjye ndagukunda cyane, ndakwinginze uze kurya ibya mu gitondo, ngiye kubitunganya neza cyane ibyo urimo kwigira. Umubyeyi abanza no guseka cyane. Umuziki ndetse n'ubuvuzi, ibyo ari byo byose nibishaka abana b'iyi minsi koko babaye iki. Umubyeyi abanza no gusasa uburiri bw'umwana we, ndetse ibyo ngibyo byarabaye. Hano ku ishuri cyangwa se ku ruhande abanyeshuri barimo kuza, ati mama nose waretse nkajyana n'aba banyeshuri? Umubyeyi yaramuzanye avuga ati kubera iki se? Ati mama ndakwinginze reka tujyane. Ni umukobwa yitwa Juliet, ati nta kibazo rwose, reka mujyana musezeraho. Bigaragara ko uyu mwana, urakoze mami, bafite uko babanye, urakoze cyane. Ati nanjye ndagukunda cyane. Uyu nguyu yasohoka mu modoka yitegereza abanyeshuri, abonye nyine ngo bashaka ko bajyana. Bye mami. Juliet dutangiranye nuko nguko yaje asanga abandi banyeshuri agize excuse me, wa wundi dutangiranye aza amwegera amureba. Hanyuma nese wiga umunyeshuri muri Elite Academy? Yavuga ati yego niho niga. Ati wow, mbega nanjye nabikunda ndamutse nje ku kigo cyanyu kuhiga rwose. Kumbe ni inzoza barota ngo ajya ku ishuri biriya twatangiranye. Uyavuga ati kwiga mwakira kigo ni domene y'abami n'abamikazi, we ntabwo bikureba, wowe se urinde wo kwiga mwakira kigo? Asigara yireba uyu mukobwa, ntituramenya n'izina rye. Aruhutse umutima cyane, abona ko nyine ibyo ngibyo yararimo kwifuza ari ibintu bitamubera. Bigaragara ko ka Juliet nyine nako kiyumva ukuntu. Ndetse abanyeshuri bari barimo kuza ahangaha ku ishuri barimo kuganira bisanzwe, ndetse uyu mwana w'umukobwa dutangiranye we ngo ufasha umuntu witwa Makamba yari ahangaha nyine ari gucuruza, acururiza n'amazi iruhande n'ibiki byose. Uravuga ukuri rwose, hayi babe bimeze bite? Umva urimo kugaragara neza, nawe umeze neza cyane. Ati ngaho ni mukeke byasohotse? Oya amanota ya leta se n'ibiki byose? Ati oya amanota yasohotse se? Ati cyane rwose amanota yaze, mukeke nge murebe. Umwana w'umukobwa wikoreye indobo irimo amazi. Nese tugiye kwiga koko? Umaze iminsi wiga se? Ati umva nanjye ngiye kureba amanota yanjye. Uyu nguyu yavuga ati hayi mumeze? Aya ntabwo dukeneye amazi dushingukeho. Mbese yakwegera aba banyeshuri bakamuca amazi, bashyiramo akarimbo bavuga ati ese ni ukubera iki ndimo kubabara? Ese ubu buribwe ni ukubera iki ari ubwa nyabwo? Ese ni ukubera iki ubu buribwe butagenda? Ngiye nkeneye kumenya ni ukubera iki mbayeho ubuzima nk'uku nguku. Ni umukobwa dutangiranye. Ese ni ukubera iki ndimo kubabara rwose? Ni akaririmbo bashyizemo umwana yicaye ahangaha. Ubu buribwe ni ubwa nyabyo bwite, ndi kubabara bya nyabyo, kandi ntabwo bushobora kumvamo. Nkeneye kumenya impamvu nanjye mbayeho ubuzima nk'ubu ngubu. Aka kanya ndimo kumva wagira ngo naratakaye cyane.
ndetse kandi ndimwo no kubura n'icyizere cyangwa se ibyiringiro nyine. Ntabwo nshobora kwifata nanjye, ngerageza no gusenga, ariko Nyagasani ndakwinginze save me, cyangwa se nyine tuma ntekana, kuko aka kanya naratakaye, nanjye ubwanjye naribuze, ibyiringiro byo byaragiye, mbese ntabwo ngifite ukwizera. Ndakwinginze, ngerageza gusenga Nyagasani, ariko komeza undinde cyane. Ni umukobwa dutangiranye ari nawe urimo no kutubarira inkuru. Ati nkeneye kumenya ese ni ukubera iki mbayeho nk'uku nguku, abanyeshuri bakomeza kuba bari ahangaha mu kigo cy'amashuri nyine bacacana aho bajya kwiga muri Elite Academy, ariko nyine umukobwa Juliet abwiye uriya ati wowe ntabwo uri umwami cyangwa umwamikazi, iki kigo cyacu ni icy'abami n'abamikazi. Iyo ari agasizoni tugatangira gake gakeya gatuje, tubanza kureba akantu ku kandi. Juliet niwe tumaze kumenya yarari ahangaha ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi we, ndetse bakaza ahangaha mu ishuri baganira nyine mu gihe bategereje abarimu kugira ngo barebe ibintu byose uko biba bimeze. Isura yose uri buze kubona ntigucike, kubera ko turi buze kuyikenera, ariko nanjye nyine tungiye ntabwo ijya incika, nakaragucika ndibuze kukagusobanurira neza cyane. Nuko nguko tugatangiye tukareba, umenya ko niba ukabonye akangaka ni agace ka mbere, uri buze guhita ubona n'agace ka kabiri n'aka gatatu n'aka kane. Uyu mukobwa yageze aho ngaho aza gusaba kwiga muri iki kigo cy'amashuri, umwe twatangira nyirimo kutubwira inkuru, aza ahangaha asobanura ibintu byose mu magambo tutari kumva nyine, ndetse abanyeshuri bakira ahangaha mu ishuri bisanzwe baganira byamva he na mva hehe, ku buryo ugiye kukareba uyu munsi wabishaka agasizoni kose ugahita ugasoza neza cyane. Iki kigo kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, cyane cyane iri shuri naryo ririmo abanyeshuri bagiye batandukanye. Reba uyu nguyu uburyo ameze tugiye gutembera neza cyane nk'uko twatembereye no mu gasizoni cy'ubushize twahereyeho dufonda iyi YouTube channel, mugahita mukanda no kuri subscribe, tugahita twihuta cyane. Nahise mbona ko hari abantu mukunda udusizoni, hakaba hari n'abantu bankunda. Turagusuhuje nyakubahwa Panya, ni umwarimu waje. Mwicare sha, niko yaje we. Uyu Panya avuga arimo guteruka cyane. Nk'uko mwese mubizi sasa rero amazina yanjye nitwa nyakubahwa Lucas, ndetse kandi nanone aka Mr Panya niko yitwa. Baraseka, muranyumva neza cyane, batego nyakubahwa byiza cyane. Tugendeye rero ku mategeko ya principal, aka kanya ndi umwarimu mushyashya w'icyongereza, ndumvikanye neza cyane? Ati yego nyakubahwa. Byiza, ni umwarimu. Ninde uhagararira ishuri? Juliet avuga ati ninjye nyakubahwa. Mbese mbega ibintu mbega ibitangaza we amureba. Mbese yashatse kuvuga ngo akantu kanzinya nkawe ni kapiteni w'iri shuri? Baraseka muceceke, ni umwarimu uje uko nguko. Biteye ubwoba cyane rwose ibi bintu. Areba washa we uri ikisha hano? Ni umunyeshuri. ACP nyakubahwa, ushatse kuvuga ngo assistant superintendent of police? ACP avuze muri acronym zinyine. Baraseka abanyeshuri. Oya, ni assistant senior perfect, ni ko mvuze. Oya ngoyo azamwegera gake gakeya. Haguruka vuba muginga we. Ni umwarimu uje uko nguko. Umunyeshuri, ndagira ngo unyumve wa muginga we, igindi nshuro uzigira kumvugisha ukavuga mu bintu by'ama acronym nzakwabureviatinga. Banyeshuri bano icara Nyagasani, ni umwarimu, ni agashuri dutangiriyemo kameze uko nguko. Rifrafa muginga. Oya amureba amukwena. Aka kanya rero ngiye kubigisha synonyms. Ngiye mvuze ngo iki uvuze ngo synonyms again. Synonyms. Ni umwarimu w'icyongereza, ririya shuri ni ryo shuri dutangiriyemo sasa rero. Byakomeje kuba ndetse n'amasaha akomeza no kugenda. Ahangaha ku ruhande uyu musore dutangiranye nakubwiye ngo ntagire isura nimwe gucika, yaje ahangaha avuye ku ishuri, bigaragara ko ari mu rugo, akuramo agasaha. Ni ACP wa ririya shuri nyine, ubwo niwe uba wungirije nyine Juliet. Umusore ntituramenya izina rye, yaje ahangaha akuramo uniform nyine bisanzwe. Muri aka gasizoni turi butembere mu tuntu twinshi cyane, ahantu henshi, mu bantu benshi, ibikorwa byinshi n'ubuzima nyirizina, kugira ngo noneho tunige. Ndetse uyu mwana w'umukobwa nawe twabonanye na Juliet atashye, mbese bari kutwereka ubuzima busanzwe banavuye no ku ishuri. Ari ahangaha cyangwa se agiye ku ishuri, araza afata agatelefone ahangaha gutya, baba barimo kugira ngo isura tugende tuyibona bwite nyine, kugira ngo uwo muntu tutazamwibagirwa.
undi nawe mu gihe ibyo ngibyo birimo kuba abana bagera mu rugo bagiye kuruhuka, uyu nguyu we yakomeje ka kazi ke ko kugira ngo abashe no kuba nyine yakora akazi ke. We zana amazi hano sha, ni umukobwa ntituramenya n'izina rye, ariko kiriya kigo yagiye kukigamo kandi zari inzozi ze. Hari n'uwamubwiye ati hariya higa abami n'abamikazi wa gakobwa we. Uyu nguyu aza kugurisha amazi ahangaha, baba banamukoraho uko bashaka. Shahu buriya ni umusore abanza no kubanza ibintu byo gutereta nyine kugira ngo barebe ko byakunda. Uyu nguyu amaze kumuhereza ibyo amuhereza, umusore akora no mu mufuka kugira ngo amuhereze amafaranga. Atanase tuzongera tubonane. Mbese uyu mukobwa agakomeza kuzenguruka ahangaha, ariko tugendeye ku magambo uyu mukobwa arimo kuvuga, ubuzima ntabwo bworoshye. Aba anatakamba vuba z'Imana ati Mana, ni ukubera ikindi mu buribwe nk'ubu ngubu. Twatangiye avuga ngo ubuzima ntabwo ari nk'indabo za roza ku gitanda. Iyo bavuze ngo uburiri bw'indabo za roza, bavuze ko ari ubuzima nyine bworoshye, buri comfortable, bumeze neza cyane. Ni umukobwa ngo mbese kandi ubuzima ntabwo buba bworoshye apana ku bantu bavukanye ikiyiko cya Silver nyine. Uyu mwana w'umukobwa twabonye ari kumwe na Juliet ari ahangaha yikureba muri telefone afata icyayi kugira ngo abashe kunywa. Yafashe icyayi anyweyeho aracira, ntagira akantu na gato. Mariya ntagira akantu na gato kagucika. Mariya umukozi wo mu rugo nuko yaje avuga ati yego small madam. Uyavuga ati ntabwo nigeze nkubwira ko utagomba kunyita small madam nanone. Uyavuga ati oya small madam we nanone nabisimye. Nyakasani ntabwo nagwaye gasupu kurikira ngaho kunyita small madam. Uyavuga ati yego small madam warabikoze. Ati nanone no kunyita small madam na ati sorry ma. Umva rero, igihe icyo ari cyo cyose mama wanjye atarahangaha mu rugo, ni ngiye madamu w'uru rugo. Ujye unyumva neza cyane ndetse kandi uranyumva. Ati yego ndakumva. Uranyumva neza cyane? Ati yego ndakumva madamu, ndakumva madamu. Amureba ati hanyuma se ni ibiki wakoresheje iki cyayi urimo kugiteka? Uyu nguyu arareba avuga ati ibyo nakoresheje rero, nakoresheje inkeri ndangije nkoresha cinnamon, noneho nkoresha lemon verbena, mint, noneho na sorbet n'ubuki. Uri kubera iki wabivanze se? Kubera iki wavanze ibyo bintu byose? Kubera iki wabivanze? Nyagasani uyavuga ati none se ntabwo nagwaye gasopo ngo ujye unkorera icyayi gisanzwe apana ibyo bintu. Uyavuga ati ariko mama wundi avuga ati wa muginga amuminaho cya cyayi. Mama yavuze iki giye kumukubita. Mbese muri makeya ibiganza bye biramutse binkozeho uru rugo wahita uhava nona igitaraganya nonaha. Wa muginga sohokera mu cyumba genda, bigaragara ko aka gakobwa kameze ukuntu. Sohokera mu cyumba se genda nonaha. Nyagasani ni umunyeshuri wo kwa kiriya kigo dutangiranye, kano ni aka high school. Akomeza haruwaje hi big sis. Kumbe afite na mukuru we mukuru. Ni ibice byabaye kuri Mariya se? Ayavuga ati oya icyayi kimumenetseho kubw'impanuka nyine tu. Kimumenetse kubw'impanuka. Ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Icyayi kimumenetseho kubw'impanuka rwose. Yavuga hanyuma se ndimo kukuvugisha wibereye muri telefone wa muginga. Uyavuga ati sisi ni cyo kibazo se? Icyayi kimumenetseho mvuga ati nibiki bibaye kuri Mariya? Mbwira nibiki. Uyavuga ati sisi uragaragara nk'icyuki cyane, umunsi wawe wagenze ute se? Uyavuga ati ntabwo nkubajije ibijyanye n'ibyo ngibyo, ngenda kubajije nti ni gute icyayi? Uyahita uvuga ati sisi urabizi turi buze kuganira mu kanya, bigaragara ko ari agakobwa kagacakura cyane. Umeze neza, urimo kugaragara. Mana mbega, kumbe gashaka kuba madamu w'urugo ngo igihe nyina adahari, kumbe afite na mukuru we. Buretse ndaje. Uyu nguyu asigara abitekerezaho, ni mukuru we. Ntagire isura n'imwe gucika. Yicara ahangaha bigaragara ko wenyine we nta kajagara agira. Hano mu ishyamba Nyagasani, wa mukobwa dutangiranye ufite inzozi nyinshi cyane yaje ahangaha arimo kwiruka nka wagira ngo hari ibintu bimwirutseho. Nyagasani umukobwa yitegereza impande n'impande areba ibintu birimo kujya mbere. Nyagasani wagira ngo hari ikintu kimwirutseho yahagira cyane. Umukobwa acaho akomeza kwiruka nkahangaha muri aya mashyamba cyane. Yageze ahangaha hari ibyamuteze ahitagwa arababara. Nyagasani ararira, ndapfuye. Nyagasani umukobwa aririra ahangaha ndetse akira ahangaha hari umuntu wamuturutse inyuma. Uyu mukobwa umuntu wamuturutse inyuma mukoraho. Nyagasani aramubona amwitegereza. Urinde se? Urinde ese urinde. Uyu nguyu avuga ati ngiye nitwa Daniel. Ni umusore yasanze ahangaha muri iri shyamba. Ati Daniel. Umukobwa biramucanga kumva ibingibi nibyo yahoze arimo kurota. Nyagasani arabi
wayirose. Umugore mu kumukoraho nawe ahita yikanga cyane, umeze neza. Uyu nguyu arikanga cyane. Ni umukobwa twatangiranye atubwira iyi nkuru. Sasa rero ubihagazeho ko umeze neza? Ati yego rwose meze neza. Aruhutse umutima cyane. Ni saa moya wakererewe kujya ku ishuri. Ndavuga ati mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye. Umukobwa agomba kujya ku ishuri, yari yaryamiriye arimo kurota. Hano hari umugore umureba, niba ari we Makamba yahoze arimo kuvuga. Ndetse igihe cyaragiye, ibyo ngibyo byarabaye. Hano ku ishuri uyu nguyu yatanga impapuro. Rex, Benedict ni Juliet niwe uhagarariye ishuri. Mwakira impano. Felix akira. Uyu musore yitwa Felix. Ati akira urupapuro. Natsinzwe. Rita akira urupapuro rwawe, ntagire isura nimwe gucika. Samantha, ndetse uyu kureba, kumbe uyu mukobwa tutangiranye niwe ararumuterera, niwe Samantha. Alex, David, uyu mukobwa dutangiranye yitwa Samantha. Nasa wagize angahe? 0%. Uyu nguyu Samantha yabonye 0%. Uyu musore we ati nabyangirije. Uyu musore uhagarariye abandi uwungirije, wagize angahe? Se nagize 9.5, nabyangirije. Uyu nguyu aramuseka mugene. Na aratekereza ngo wabyangirije wagize 9.5 koko. Well. Ati ngiye nagize 50% ndavuga ati reko ntabwo ndi ikigoryi nkawe nyine. Ko ntari ikigoryi nkawe se. Ati Juliet wagize angahe se? Uyu amureba. Nese nagira angahe yandi? Si 100 nyine. Uyu avuga ati ariko urabizi ko uri umubeshyi mubi cyane. Oya byirebere yagize 100%. Juliet bigaragaza ko ari umuhanga. 9.5 harya niyo wagize. Amore yewe nubundi se ayo ni na menshi kuri urwo rutwe rwawe rw'urugoryi cyane. Niwe mwungirije aramutuka nyine. Mu gihe cyakurikiyeho umwarimu yajanga, turagusuhuje Miss Salome. Miss Salome nawe aje kwigisha. Igitondo cyiza class, igitondo cyiza. Mwarimu azenguruka ahangaha areba abanyeshuri bose, yitegereza, yitwa Miss Salome. Muri mwebwe ni bande bagiza kuri 95 kugera ku 100 muri test yanjye yatambutse? Umukobwa Juliet ahita ahaguruka ku kineneko cyinshi cyane, ndetse ni babiri bayagize n'umwungirije. Uyu nguyu akomeza kure muri 90 kuri 60 ni bande bayagize? Abayagize nabo barahaguruka mu ishuri babareba abandi nkamwe koko. No. Felix we yagize 50% niko yavuze. Wowe wagize amanota ngahe muri classe yanjye? Ndi kukuvugisha wa muginga urakicaye aho ngaho, haguruka umbwire se neza. Uyu nguyu afite ipfunwe ryinshi, bigaragara ko yagakwiye gutsinda, ariko nyine ni Felix. Nyine nagize 4.5. Baraseka, bigaragara ko bamwitezeho byinshi nyine. Miss Salome yitegereza areba. Juliana we wagize angahe? Uyu mukobwa yitwa Juliana. Wagize amanota angahe? Juliana nagize 40. Ari serious uyu mukobwa? Ari serious? Natsinze 40. Ni umukobwa uri Samantha we. Uyu nguyu ni umunyeshuri mushyashya. Samantha na amanota angahe wagize? Uyu nguyu 0. Aramukwena uwo bicananye 0. Baraseka cyane. Muceceka aho ngaho, muhurire nanjye muri office nonaha. Abwira Samantha tugende muri office yanjye nonaha. Ni Miss Salome. Ndetse uyu mukobwa Samantha agenda akurikiye Miss Salome nyine kugira ngo ajye kumwigaho arebe. Abanyeshuri basigara ahangaha mu ishuri, ndetse basigara barimo kuganira ibyamva he na mva hehe. Uyu we ntituramenya izina rye ngo yitwa nde, ariko ni inshuti y'ingo. Baje no kurya, ni inshuti na Juliet nyine. Barya baganira, mbega ukuntu biba bimeze we. Ariko twabonye ari akagome nyine, tugatoteza umukozi wo mu rugo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse abanyeshuri ahangaha ari batandukanye bakomeza kuza kurya nyine bicaye. Reba hariya hari n'umunyeshuri mukuru urya urutoki. Mukuru cyane urya urutoki, ngiye namaze kumubona namubonye. Abanyeshuri bakomeza kuza ahangaha barira kugira ngo bafate n'amafunguro. Bigaragara ko ari muri cyagiye nyine cya bureke. Hari na bobo bicaye bonyine, nta biganiro byinshi bashaka. Uyu nguyu twabonye yaje, hey Amariam, nase gute uryoherwa no gusakinga ku myaka yawe kurya intoki? Uyu nguyu ndema ko kuvugisha Joan, mvaho yirira urutoki. Ati wane singewe cyangwa se ngiriye impuhwe umusore uzagutereta cyangwa se umugabo muzabana. Uyahita avuga ngo niba hari uhari bazabana, ninde se wamutereta? Baramuseka baramukwena. Uyu nguyu ni umukobwa wiyicariye ahangaha bisanzwe, utuje cyane, uri serious cyane.
bakomeza kwitegereza abangaba bari ahangaha nyine barya. Wa musore twabonye Felix wagize 4 nuko yahagurutse yisuganya cyane araza yegera uyu mukobwa tubonye utarimo kuvuga uri wenyine. Sasa rero hayi Janet, umukobwa yitwa Janet, undi amurya sini cyane. Hayi Janet, Janet we amurya sini. Uyu nguyu akomeza guseba. Nizeye ko hari umuntu ndimo kuvugisha nonaha. Uyu nguyu Janet arahindukira aramwitegereza aramureba. None se uri myopic? Myopic ni umuntu ushobora kuba nyine atabona ibintu biri hafi. Ntabwo ubona se ntureba cyangwa ntabwo ufite sanse yo kureba ngo urebe ko uwo muntu urimo kuvugisha ahuze cyane nyine bareba. Umusore nyine wihangane umpabarira imyitwarire yanjye nyine njye nitwa Felix, undi amurya sine avuga ati ninde witaye se kuwuriwe? Ati nta kibazo kiri mu kuba. Undi avuga ati waceceka ndakuvugishije se, ibyo ngibyo ibitekerezo byawe ntabwo bikeneye. Uramusore yagiye kuvuga ngo nta kibazo kuko umuntu yakwibwira. Ati nibaza umunyeshuri mushyashya cyangwa se ko bari barimo kuganira. Ndimo kwibaza impamvu umunyeshuri mushyashya arimo kwitwara mu buryo budasanzwe. Nonese atekereza ko ari umuhanga se, kumbe n'uyu umwana w'umukobwa tutaramenya izina rye yibwira ko ari umuhanga se n'ibiki. Uyavuga ati ngiye se mbyitayeho. Ati ndakwizera mukobwa, nizeye neza cyane kuri buze kumwereka ibyo ufite cyangwa se uri buze kumwiyereka uri we wa nyawe nyagasani. Kumbe uyu mwana w'umukobwa mushyashya ni Samantha, ngo arimo kwitwara ukuntu kudasanzwe. Kumbe bya bindi za nzozi yakomeje kurota, yaje ahangaha mu ishyamba cyangwa se akomeza kuzirota. Umwana yamubwiye ngo yitwa Daniel, yahindukiye akamubura. Ni inzozi umukobwa akomeje kurota nyagasani. Yitegereza impande n'impande areba, aruhutse umutima cyane biramuca. Daniel, none se uwo nguwo ni wowe cyangwa se uri wowe nyine? Akomeza kwitegereza, kumbe nibyo yarotaka. Samantha n'umukobwa bigaragara ko abayeho ubuzima nyine buraho cyangwa se bushobore kuba ari na bubi, ariko arimo kurota inzozi cyangwa se ameze n'ukuntu nyine yagiye no kwiga mu kigo kirimo abana bibwira ko ngo ari abami n'abamikazi ari bo babikwiriye. Byarabaye hano ku ishuri n'ubundi abanyeshuri bakomeje gahunda zabo zisanzwe. Hari abaganira. Juliana, akira amanota yawe. Uyu nguyu aza gutora agapapuro n'uwo mukobwa twabonye urisira. Urakoze cyane. Ati Rex, uyu Juliet ni uri Ella, wa mugenzi we bakunda kuba bari kumwe yitwa Ella. Muhereza agapapuro ke. David, uyu nguyu yakomeza kumwenyura aganira n'abandi. Peter n'abandi, muze mufate impapuro. Uyu mukureba yitegereza. Samantha, urupapuro rwa ntabwo ndi kurubona. Shakisha neza arahanga. Umwungirije, shakisha urupapuro rwa Samantha nguru. Samantha si nguru. Mukureba. Wow, Samantha yagize 20, yari yagize 0. Oke nta kutagize. Samantha agize 20 sasa rero. Uyu nguyu sana urupapuro rwanjye unturebe nirebere. Uyu nguyu Felix 78, yari yagize 45. Oya bibeshya meharaza urupapuro rwanjye. Wow, urakoze cyane. Yazamutse mu rwego. Nyagasani, nibiki byabaye se uyu munsi ko utongeye kuzamura alamu cyangwa se utongeye guteza impagarara? Wa wundi wicarana na Samantha uyavuga ati iyihe mpagarara se? Uyavuga ati Samantha yagize 20. None se niyice kubera ko umukobwa uri dimu witigel cyangwa se agakobwa karaho kameze ukuntu nyine katsinze 20%. Nzamura impagarara niyice se? Uyavuga ati ariko niwe mukobwa wazamuyeho impagarara ubwo yagiraga 0. Undavuga ati none se niba ruko nguko bimeze nyine nashaka kukwibutsa ko ushobora kuba wibagiwe nyine. Ndavuga ati washaka kunyibutsa kwa kundi umuntu yishinza mu bintu bitamureba tukabibona, noneho ibitamureba bigakomeza bikanagera no ku rwego runaka tukamwibutsa ko nabwo agomba guteza wanyibutsa se unyibutsa iki? Ni umukobwa bigaragara nyine ko ari bameze ukuntu hano barimo gusohoka bavuye ku ishuri. Uyu mukobwa Juliet yasohokanye na Miss Salome. Ati Miss Salome we, bisa nkaho wagira ngo uriya mukobwa Samantha uramukunda cyane kuturusha. Miss Salome avuga ati ninde ubivuze se? Ati oya biragaragara ko umukunda cyane. Uyavuga ati ntabwo ari uko uriya mukobwa mukunda cyane kurusha n'abandi banyeshuri. Miss Salome ati nyine nuko ngiye mwiyumvira uriya mukobwa nyine mbese ateye impuhwe
ni nko kuvuga ati nase uriya mutwe w'ikigoryi uwugirira impuhwe uyavuga ati Juliet batoya wasanga wenda ndekeye aho ngaho gusoma nkabyihorera nanjye wenda nanjye wanyiyumvira tu uyavuga ati ntumbwire ko ufite jaruzi wamufuhiye. Uyu nguyu ahita amucaho aragenda, bigaragara ko uyu mukobwa ameze ukuntu agira agasuzuguro. Agiye kwinjira aha ngaha mu modoka arahindukira areba mwarimu avuga ati ngiye ntabwo nshobora kugirira jaruzi umukobwa uri dipi ndetse uri vakiyasi. Dipi ni umuntu w'ikigoryi nyine, furishi nyine, furishi ni uko baba bakoresha izindi mvugo. Umukobwa uri dipi ndetse kandi urabeho Miss Salome we, sinagirira ishyari umukobwa w'ikigoryi uri aho ngaho unajagaraye cyane, sinshobora ibyo ngibyo sinabikora. Uyu mwarimu arumirwa cyane, ni ikigo dutangiriyemo tugenda gake gakeya cyane akantu ku kandi. Ibyo ngibyo byaranabaye ahubwo ndetse mu gihe cyakurikiyeho uyu mwana w'umukobwa Ella ufata nabi umukozi wo mu rugo yaje ahangaha bari muri siporo, we n'umuvandimwe we nyine banyuzamo bagakora n'agasiporo, ariko wowe reba uburyo siporo itakureba cyane. Mu gitondo cya kare baragira bagakora n'agasiporo, yitwa Ella, umwana w'umukobwa udafite ikinyabupfura nyine ngo yubahe umukozi wo mu rugo. Buriya se simba ntangiye kurumukatira hakiri kare we. Ati gift baza gutanga amanota nanone uyu mukobwa kugira ngo akomeze atange amanota nyine bagenda bakora amateste. Akira urupapuro rwawe ni Juliet. Samantha ari ahangaha nanone 20 niyo wagize, mbese yongeye kuyagira. None se ugomba kuvuga amanota yese? Ni umusore wabimubwiye umwungirije. Amanota yese ugomba kuyavuga, uwirira urutoki yirira urutoki rwe nta kibazo. Janet 100%. Umukobwa witwa Janet Jacqueline nuko nguko yaje. Janet mukuza gufata urupapuro arufata yeguraho anareba amanota y'uyu, avuga ati ntukajye wihagararaho bidafite icyo bishingiyeho baby girl. Nyagasani yamusize kandi uyu Juliet ariyumva cyane ko ari we wadanje urenze. Bigaragara ko utuntu tugiye kureba cyangwa se aka kantu tugiye kureba karaba gashingiyemo n'utuntu tw'impimpagarara n'amatiku n'imyitwarire. Kumbe Juliet nyuma yuko yatsinzwe yaje kurira. Janet aramubwiye ati nyine ntakajye yigira bored out of blue, ntakajye yihagararaho bidafite aho bishingiye biri aho gusa. Kubera bamurushije 2 atagize 100% yaje ahangaha kurira ababaye cyane. Ubundi niba wararebye agasizoni kitwa igitambo cy'umutima, akangaka kari buze kuryoha fresh cyane, byaramubabaje cyane arababara. Bino ni ishyari, abari jaruzi nyine itera ibe siye mama we nuko nguko yaje. Numvugishe amureba. Nese wabaye iki wa mukobwa we? Areba urupapuro rwe asanga yagize 98%. Uriya musore Felix yigirira 45 atuje. Oya amureba amwitiye come on baby, ibi ngibi ntabwo ari bibi, ntabwo wagize amanota mabi rwose. Ni umubyeyi atumva 98 ntabwo ari amanota makeya wa mukobwa we. Ndavuga ati oya ni make cyane. Ati kiranze n'ibyo ngibyo niwe mukobwa uri smart na intelligent mwakira kigo cyanyu. Kubera iki ibyo ngibyo byakubabaza rwose? Umva ndagira ngo ntega amatwi, ndagira ngo nyumve neza cyane. Ugira kumwereka reba amanota 2 yonyine gusa, na amanota 2 wabo, ntabwo ibyo ngibyo bikugira uwahombye. Okay baby girl, urabizi ko ngukunda cyane ndetse kandi uracyari wa mwana wanjye w'umuhanga cyane urenze, ufite n'ubwonko nyine uhanze ijisho ku bintu ashaka, ukaba ari nawe mukobwa uri best mu ishuri ryanyu kandi unteye ishema mwana wanjye. Ishyari buriya ni ribi, bimeze neza ntugire ikibazo. Ndetse kandi ngaho mwenyurira mama wawe rero, mwenyurira se maze turebe. Uyu nguyu bigaragara ko ariko ko uyu mukobwa afite imyitwarire nyine imeze ukuntu, banabiganiraho nyine banabisekamo. Ibyo ngibyo byarabaye. Uyu mugore uri ahangaha ubana na Samantha bari ahangaha arimo kumwitegereza. Samantha aba ari aho nyine biraho. Ati Samantha we, uyu nguyu aramwitaba ndakumva. Nese hari ikintu utarimo kumbwira nonaha? Uyu mukobwa avuga ati oya nta kintu makamba. Uyu niwe makamba yavuga agafasha. Ati ngiye maze iminsi ndimo kukwitegereza cyane, ndimo kugucunga muri iyi minsi, hari ikintu kiri seriye kirimo kukurya mbese kikubangamiye cyane.
amureba atareka kuva wafashe umwanzuro wo kugihisha Makamba, ubwo nyine reka tubyihorere bigumane nta kibazo rwose. Uyu nguyu namureba ugira ijoro ryiza. Uyu nguyu nuko nguko babayeho, mbese ni ubuzima bwo kumanaginga nka benshi muri twebwe nkanjye. Ni ukumanaginga kugira ngo ubuzima busunike, nyine niko babayeho. Samantha yakomeje kubitekerezaho uyu Makamba amubwiye ibi ngibi, ntituramenya ngo ni muntu ki kuri we, ndetse amukora avuga ati Makamba ati ni ikihe kibazo se? Ati none se uzi umuhungu cyangwa se hari umuhungu waba uzi ushobora kuba yitwa Daniyeli? Uyu Makamba abyumvise ahita abyuka igitaraganya cyane, yumvise izina Daniyeli, ndetse uyu nguyu ahindukira yitegereza uyu mukobwa nyine areba mu ruhande ati Daniyeli, amureba cyane. Umukobwa avuga ati yego, umuntu witwa Daniyeli uramuzi? waba umuzi? Uyu avuga ati Daniyeli nshobore kuba nzi rero yari umuvandimwe wawe cyangwa se musaza wawe mukuru ukuruta nyine wavutse mbere yawe, niwe Daniyeli nshobora kuba nzi. Ndetse reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, ukande no kuri subscribe. Reba ahangaha ibumoso ureba agace ka kabiri gakurikiyeho kuri akangaka kugira ngo nako duhite tukareba turebe ibyakurikiyeho.